uko umuntu apfunda gufashe ndasenzugura imbaraga zawe amaraso gawe gagutembemo gatemberemo gajya garagendamo pe saa sita na kumanywa na nijoro gajya garagendamo amaraso gawe winjire mu misokoro musokorore maze mu maso wahumure amaso gagarebe amaso gagahumeke yabe bitere igifu cye cyakire kinarekure mu izina rya Yesu katika jina toka jina na Yesu sita paraside hari niye neza mapozo uriaranseba uri niye gasike je suis volagaze oh je suis ngo bwana ndiye ni muchungaji mwinjire mu mutigise baranyica Quando me deu Oya mwana urumva kuvanga gupfa bibaho ntabwo ari ibyara nyine tujye kwa pastor tujye kureba ko ari ikintu ari gufasha aradufasha ikizi rero hano afite tugiye tuhagira Bihuta twite mukuru wanjye tarapfa cyane kwa pastor atarapfa cyane ni hano Pastor Oi pastor mukomere bene data tubafashe gute Pastor Hezi no gukoraga ibitangazo rusenga umuntu abantu bakazuba cyane rwose ngukora ibitangazo ngo Yesu yakoze no mu bukwe bw'ikana ngo n'umuntu namusengera akazuba byo kuzuka nyakuzuba oya we umuntu wagiswa pastor byose tuza mu mura pastor kuba twamugezeho birakemuka Nisi mugore wanjye yapfuye nukwindwaneho yapfuye Nisi uramfashe kumusengera azuke nje abantu bose bakuzaga ibiganza byanjye bihumutse bigahita bibahumanura mumuzane ngenda muzuka wewe umure kuva twageze kwa pastor byose birakemuka tumuzana atarapfa kandi mugire kwizera haleluya bose uriya mugore yagaruka haragaruka muhume ndi mugira reka tumuzane vuba atarapfa cyane mukomere mu mitima haleluya kamuzana mumuzane Nutazuka umurozi ndamwica mukurikize n'umuryango we wose umuntu akugiriye nabi ubuse Ivan mwana we Ziyapika yarabono yakwitaga mama yagukutaga mwana koko yari wazuka mwana yanjye nasi yo mamugiye hanze none ngabona kumusengera bande ndako byumva nutaramusengera ndahari ndabona musengera muri muntu mana yanjye koko pastor natazuka biragenda mana koko uyagomba kuzuka mwe mu kwizera mu myizere nyine natazuka mwe mure mu nyizere kuko n'Imana ijya kumbitamo yari yanyizeye izaya kuzankoreramo kandi bigakunda uramusengera jewe ibyo byose mu bindekire kandi ngo bora no kwa muganga ngiyo baguye kuganga umuntu abarwaza bose babasohoraga hanze bagasiga bari kuganga wa wundi wagize uteyemwe wadwaye ubwo rero nanjye birasaba kumusohoka mbone koko sura nutamusengera nazuke ujya kumurarazuka tugire nazuka mu ariko barakira mu Ege kawo Eswe Mana ya ibigabo biranyica yewe bigabo biranyica izina ry'Imana bintu nishoye mu mundi pasiteri wahise mapyaka gaturumye ndanda akinga kashobotse abandi banziga amahoro menye ko baranyica kandi bafite n'ubuhiri buhiri bwabaye umukara wagira busanzwe bwica abantu igisu kiratukura bwira isu nive guca umuntu usanga ari nabyo bimwiyiciye baranyica Mana nundengera ubusinzongera kubeshya abantu
nawe reka mvuge cyane bajye baranyumva. Yewe se wapfuye. Yesu we, uriya urisa, uri Messi, uri Krishna, rasi Rajborohiti, gitare cy'amahanga. Wavuze ko aho nzavuga bizaba, ibyo nzakora bizakorekaho. None ngoze ku mutima w'uyu mubyeyi, mvuze amagambo akomeye nyaturira k'uyu mubyeyi. Lesili palaside sidia, uri sera, uri arise. Yesu we, ubutayu bwa Sara warigaragaje. Ndabyibuka ngo ku musozi w'Ikana, ngo ubwo Mose yagendaga ari kumwe n'abigishwa, ngo abajyanye agiye kubambutsa inyanja itukura, ngo maze bageze ku nyanja itukura, ngo Mose abura inzira, abantu bose benda kumujya. Nuko ngo havamo umwe witwa Keve, yegera Mose aramubwira ati resate asate babayo, ngo aramubwira ati Mose, ese tuzanye gushirira muri mwaga mazi? Mose nawe ngakoresheje ukwizera kwawe arambura ingoni mu mazi gatukura ngo gaba umukara. Nanjye ndambuye ikiganza cyanjye Mana k'uyu mubyeyi. Yesu we, uri gitangaza, uri Umwuka wera wahozeho, uriho kandi uzahoraho. Nacuwa ndagutakambe, ndaguhamagaye kugira ngo uze mu mubiri w'uyu mubyeyi. Niba uri umubyeyi wari umukobwa sinzi, ariko icyo nzi nuko atari umupfakazi. Bana nawe rero umukize katika jina la Yesu. Injira mu maraso ge, injira mu misokoro ye, ukoremo akazi, ukuremo ibirimo byagiritse, maze ushyiremo ibishyashya mu izina rya Yesu. Je suis iraté. Jetia ira. Nous avons irizo. Yesu we ende turua gatatu. Urigita arasetse. Ngiye kubona mbona ngo uyu mugore arasetse. Mwavuze amagambo akomeye cyane kubabwira umugabo we. Mukangure mu izina rya Yesu. Wilo baba yangu, jeskwire kaze. Rara ubushinwa. Yesu we, ngozurira ubushinwa. Mukize mu izina rya Yesu. Yewe baranyica. Rega nzo baranyica mu buri kw'Imana. Mubarewi kanze musomere, kangusomere. Mubarewi 22-24. Mubarewi 22-24. Ngo nuko ifite amabya byose yashawe ngo cyangwa yajonjaguwe, ndibyemeye gutambirwa Uwiteka mu izina rya Yesu. Yesu we, uyu muntu rero ndaho yajanjaguwe, umutima bagura cyari muzima. Gukoreho Mana, gukoreho pe, abantu baranyica. Mana guzi ko ibintu nijyanaga, iyo ngomeza gukora ikiyede nakoraga mba nibereye neza. None ngo mundebe yagiye Imana ngomeze. Je m'embrouille comme du coup. Uko umuntu apfunda gufashe ndasenze kugira ngo imbaraga zawe amaraso gawe gagutembemo, gatemberemo, gajye garagendamo pe. Saa sita na kumanywa na nijoro gajye garagendamo, amaraso gawe winjire mu misokoro, musokorore, maze mu maso yo wahumure, amaso gagarebe, amaso gagahumeke, ibyahabye bitere, igifu cye cyakire kinarekure mu izina rya Yesu. Katika jina toka jina na Yesu. Sita paraside hari niye neza mapozo uriara seba uri niye gasike. Je suis volakaze. Je suis ngo bwana ndiye ni muchungaji, mwinjire mu mutigise baranyica. Bane bingo barayizaje. Imice no kumujyango ndanukundu nakwiruka. Uyu muntu usarazuka ngiye n'abadwaye ndabakizaga. Mwanzi wapfuye. Rukundi bicaye kumwe. Yagufungura. Bite nirukanga nigendere. Kuko byagenda kundi baranyica. Mana yanjye we, gusarakira. Baraza kumera neza ngo pasiteri nawe. Nyina arakora ibishoboka byose. Byose rero bagakanga ufite umutima. Na Imana Mana mbashakire. Sarabana ndago nashobora kubarira. Araza gukira kanisa ngo makuru ko ibintu.
yazutse shu mana we pastor Guinness pastor agarara pastor agarara 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 pastor agarara 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 Erega gupfa ni ibintu bisanzwe nanjye mfite abantu benshi bapfa. Oya pastor tuje gushimira umuntu wacu nzima ahubwo ukirukanga umuntu wacu yakize dusabye cyane umugore wanjye razutse oya ni pastor Uranje ndi pastor komenda abantu bari gumwe pastor muri wanjye nanjye kwamba ndi kwirukanga ndi gutamba ndi gushimira uri gushimira ku muntu wacu ni telefone mushaka kwibyara byose ndabiguhera Imana reka muri Imana ni gikomeye cyane uri umuntu umugabo cyane kandi mureka tujye kumasenga gati uri Imana ndi gushima Imana ndi kubyina njye ndi gushima wanjye razutse ngo Dawidi ngo yashimaga Imana ngo akayitambira haleluya ngo ariko najuwa ngo yashima Imana rero yego uyu ni mama uri mama vuta haleluya haleluya amina reka tugende mu rugo atiyenda zanye yazutse mari gumugisha ahubwo Utugiye mushimira oya njyega kugiye kwasukirukanga kuko ngo na Dawidi ngo yajyaga gushima Imana ngo gatamba natubona njye gushima Imana ndirukanga gane kandi muhumure cyane nukuri ko Imana pe noneza njye mama Ivani ni mbese bya mama Ivani nabibonye rata ase muvandimwe cyane byo koko nibyo nyabyo zutse aricaye iwawe abonye kujyana nanjye ngiye kuzaba pastor kura birimo Imana ibadusiza amavuta kandi ako mavuta Imana dusigaga ndagabana amavuta akamamesa kandi ngo ndagabana amavuta y'ikiyemwe gubuto kandi ari gikotoro ni amavuta Imana asize kuri nde kuri Gideyoni tujye gushimira nzamwarimu wawe nzamwarimu wawe ngenda gutwaza cyane ubuzima Ano wowe wicaye rene we John cyangwa muranjye anye pastor afite ubwoba ndatuze kwemera gasubira inyuma oya je nakibazo ngo Uwiteka azadusiga igikundiro ngo n'imbaraga zidasanzwe haleluya amen oya imbaraga z'Imana zigomba kwigaragaza haleluya zigenze oya ni muzima ufite ikibazo ke wino tugere dore bari muri mutinyega tuje ni muzima Mwenyewe sikubisha tunaje sikundi kibono. Ahore, njani muzima. Njani muzima. Njani kubwira. Muzima nibyo. Wina tu. Mwenyewe ko. Sasa. Ahore, njani muzima. Ura. Rene. Bani shinga ukutana. Oh, mudore, midore. Bani kozi bitangaza. Oh. Muzima nawe rwose mukoreho n'amaraso gari gutembera uri muzima uri umuntu nyamuntu oya Imana yarabivuze avuze ko izakoresha nacyo igitangaza bitarondoreka haleluya burengewe dore barageze gutembera ntabwo ari igitangaza umuntu wa 16 nzuye ngoya urahumeka nyabyo uvuga twumve uvuga A B C Imana ni muzima. Iyo na 16 nzeye Imana. Haleluya. Amina. Rero mwicare muri. Simana Imana ndabigenza uko. Ndebe Yesu we. Ngo ndiza Bibiliya. Ngo kuko Imana ni kuri. Kandi ngo kugeraga kure. Ngo amaso y'abantu gagarukiriza kureba. Imana niyo bagatangiriye. Amina soya Yesu we lesetela urisata Yesu we Uwiteka bari kumwenyura kandi utakavuze ngo uyu muntu kurama amina haleluya amina akimbaraga z'Uwiteka urazakiye suza pasteur akira kurama mwizina rya Yesu
imbaraga z'Imana imbaraga zanjye zigeraga kure kandi ngo maso ganjye ntabwo mbura bucyo kugareba urwareba garebaga kure aho utagite aho utareba nose umuntu ari kumuzura n'ubwo wabagara pastor bose mu Rwanda ugashyira muri Amerika no mu diaspora no muri Libya ndibari no kumusigura ngo asiguke wagize igitego cyo kumujyana kwande yemwe wa pastor na Juha haleluya kuko wafite ububasha burenze no abandi pastor bose bateranyije ariko mwarasenze mu muziki mwizeye na drama buriki Jesuit ya era rimwe kabiri gatatu kadusoma ijambo ry'Imana haleluya mbona hari umugabo kera mu bihe by'abanje hari umugabo witwa Mose yajyanye Abisiraheli abakuye niba yarabakuye muri Egiputa ngo yarabajyanye dusomere sibya yarabajyanye mu Misiri muri Isiraheli yego yabakuye muri Egiputa bajyanye muri Isiraheli none ngo bageze muri Isiraheli babona n'inyanja itukura Abayisiraheli bati none se Mose udukoho twaturi abantu baracakara batiyego twaracakaraga ariko twacakaraga ariko twabagaho none tuzanye ngo dushire mw'iyi nyanja kuko icyo gihe wibuke n'ingabo za Farawo ngo zari zibari inyuma nuko Mose buri uko bigenza imbaraga zimubana ngeya akwizera ngo maze muri ba Isiraheli yarayoboye hari mu Isiraheli witwa Keve maze Keva vamo vuga ngo Keva vamo yegera Mose none Mose udukuye muri Egiputa utuye gushaka amazi haleluya maze Mose arasenze imbaraga z'Imana ziramanuka haleluya nuko ndabyibuka abagabo bane twari turi kuruhande rw'iburyo abandi twari bitaruye bari bamwe bari njyo hirya kumva ngo abagabo bane yari njyewe na Mateso n'abandi babiri tunagenda icyo genda imbere ya Mose haleluya je suis iratia urikirishina ndangije nakoze iki naragendeba Mose ndebana naye mu maso Mose arangije arandeba aranyitegereza ambona n'igikunda avuga ati mwana wanjye akira ukuboko kw'Imana ndangije nakoze yambona igiha Mose amurera ngo nijya ya Mose arangije yambika kuri ya nyanja itukura inyanja itukura irangije isa umukara usiri Imana ariko ndi umwana wayo niyo muri wayikuye hehe nyine uri kumva totoje n'agashyira hamwe noneho iyo ngo ni turayitoragura mu nzira kugira ngo bajye barayiraguza hafite abarapasi ngaho urusha y'abarwayi bose bagerageza bagakira dore n'undi murwayi ukira ari abarwayi bose bagerageza bagakira pale abusina cyane abusina nase igicara kati kajina Yesu bombo karatinade n'izina rya Yesu bazari igifu oya no bakoreje toka Yesu mujya mu kaje n'izina rya Yesu kati kajina Yesu dore abadayimoni batandatu b'imikara harimo n'umwe w'umutu bakuze katika jina na Yesu imbaraga z'Uwiteka imbaraga z'ibizindi imbaraga z'umuriro imbaraga za Juha zikuza zo gukiza mu izina rya Yesu katika jina Yesu namaze kumenya ko ndigitangaza kungizaga bapfuye ngabazura gukiza abagwayi ndago byananira mu mbaraga nakoje ndi kuzura bapfuye ngiye kuzikoje ndi no kuzura ndigitangaza mfite imbaraga zidasanzwe katika jina na Yesu abagabo bakuru bose bakuvamo mu izina rya Yesu ubyuka mu mbaraga za Juha kandi mu mbaraga za Juha haleluya sibya para bimwe kabiri gatatu bari makumba mu izina rya Yesu umwotsi guturutse ku muriro w'Uwiteka w'Uwiteka kuko manuka mu izina rya Yesu byuka mu mbaraga zana jwa mu izina rya Yesu urabona ko nawe sabyuka urabona ngaho byuka mama
Mukaka, ngabyuka. Byuka. Mukaka, yewe. Nduza. Nduza. Ufa, nduza. Yewe, yemukobwa, madame. Wabyuka. Pastor bigiye. Yakiziyo. Ndaryamye. Arasinziye. Pastor, Kaveka. Mukozi kunyanda. Oya. Umugabo wamba. Mukozi bigiye ute? Muragiye sawa turi kumwe ko mumusize. Sibishibiyaga umuntu amwishe. Oya, Byarangiye. sawa ko turi kumwe. Nanjye ka Uretse. Pastor mukozi biki? manza sinzi. Wabyuka. Yemukobwa. Ndaguva hano. Kandi kinari gisu. Dore n'ubuhiri. Muzure ngukwaza uyundi muzure. Wazuka. Gera. Reka muzure. Zuka mu mbaraga. Mpagurutse vuba. Tunazuze. Reka njye wazuka. Mu izina rya Yesu. Byuka. Bamuteka mutwe di. Kubita bajyana. Mbonye ari guseka. Meruke twigasakanyaze kubita. Pastor, Kamuzure. Mbonye ari guseka. bamurangije ngo ari guseka. Barakubeshyisha. Mumfashe nyine tumuzure noze. Mukubita umusakanyaze Pastor yanze kuza uko bwese murajyana.